hari umuco mubi kera narakubwiye cyagiye safari buriya safari njye nakubwiye ko ibyo yakoze njyewe ku giti cyanjye mbona harabayemo self defense cyangwa se yararenganye urwego rumwe ariko nkubwira yuko ibyo yakoze yatanze urugero rubi rudashobora kwihanganirwa kabishywe n'ubwo yaba afitemo akantu ka defense mechanism muri we kuko bisa nkaho yakubise urwego ruri mu kazi nubwo n'urwo rwari mu gukora amanyanga kurukubita gusa se yarushegeshe nubwo namenye ko urwo rwego yashegeshe nubwo bamufunze ariko urwego rwarirukanywe n'abandi bose bigaragare yuko urwo rugero rubi rero impamvu navuze ko rwari urugero rubi nubwo ku ruhande rumwe habamo akantu k'irengayobora ntibigaragare ku byabaye kuri gitifu ndashaka mbwira abantu b'ibihazi abantu b'ibihazi ndabibabwiza ukuri hari ibintu bitazabahira nta muntu n'umwe muri iki gihugu w'umunyarugomo bizagwa amahoro ndabisubiramo waba umunyarugomo mu rwego rwose waba uri umugabo w'umunyarugomo waba uri umugore w'umunyarugomo yewe ndetse n'ubwo waba uri umwana urumva ibyo wenda baraza kuza kubisobanura ariko kugera ahantu bakubita gitifu akavuza induru akaza gutabarwa n'aba mama batatu bakamuheka urumva yari yanegekaye aguze uko byatangiye ngaha bimbwira ariko ngenda ndashaka kuburira abantu gitifu igisambo cyamucapuje telefone yiviriye ngo mu bukwe ariko igisambo cyari kizi gitifu kiba kimuzi igisambo nta kuntu kitamenya gitifu gishobora kuba kitamuzi kuko iyo kimumenya ntabwo cyari gutinyuka kuko gitifu aba ari umwanzi w'ibisambo ntabwo cyari gutinyuka kuniga gitifu komeza dukomeze gitifu abonye kimwambera kinyarukana kandi aya makuru urayatanga nk'umuntu ubizi neza kuko iba bibayemo ibihe birengeje bibiri wanizwe kenshi ndetse nanjye nari gitifu ufite uburenganzira bwo kubisobanura neza uri kumva hanyuma gitifu abonye ko bamucapuye telefone igisambo arakinyarukana gitifu akirukanka inyuma akirukaho bageze imbere igisambo kiba cyamufashe kiramucakira kubita hasi kimutera muniga batige wazana wa gitifu wewe telefone kirayibika kiranamuvuna n'akaguru none kizigisambo bindi byakurikiye mbiguhe bimpe myumve umva ari kuvuza induru turangije turabaza atese wowe uri gutaka urinde ni gitifu w'umurenge usanga nyine ni gitifu w'umurenge umuhungu wa hariya yamushyize hano yamunize nyine uwo watakaga abagore batatu bakamutabara ni Tuyishime Dieudonné umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Gatumba mu karere ka Ngororero abagore batatu bavuga ko bamutabaye umusore witwa Bedi ari kumuniga bavuga ko bagiye bakumva umuntu arimo arataka bamubaza ngo urinde akavuga ko ari umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Gatumba basohoka bagasanga igisore kimwubaraye hejuru kirimo kiramuniga hanyuma umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Gatumba bakabona yavunitse ukuguru niko guhita bamufata bamujyana kwa muganga kugeza ubu icyumweru kigiye gushira ataragaruka mu kazi nasanze yamundigiyemo hano uwo muhungu yanize gitifu yitwa Obedi nari ncanye telefone mu mukuraho nabaze ni uwo mugabo uri kumuziza icyo uwo muyobozi wacu uri kumuziza iki narangije mufasha akaboko arancikanyururuka hano ariruka mbwira uriya mudamu n'uyu mukobwa mugende mutabaze kwa Nizeye ko gitifu bamwiciye hano arambwira ati yanyibiye telefone yanamvune muritse hano nsanga hano habaye umweru yahavune turi mu rugo twumva umuntu ari gusakuza ari kuvuga ngo bamutabare noneho ndabaza ngo urinde utabaza njye na mama turamanuka dusanga nyine ni gitifu w'umurenge umuhungu wa hariya yamushyize hano yamunize nyine baramufata uriya muhungu niwe waje mama amufite ku rutugu amukuramo urukweto bamujyana nyine kwa muganga twumvishije umuntu ataka twumva ari kuvuza induru turangije turabaza atese wowe uri gutaka urinde ni gitifu w'umurenge aba baturage baranenga Obedi wanize ndetse akanavuna ukuguru umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatumba twabonaga ari ibikomeye akaguru kagendaga kigira gutya tubona katazaba atari akaguru kazongera gukora abantu bagira urugomo nk'urwo kujya babafata bakabafunga bakagenda nyine bakabahana turabanenga cyane rwose ku ruhande rw'inzego za leta umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Gatumba
Hategekimana Alexandre ndetse akaba n'umuyobozi ushinzwe imari n'ubutegetsi muri uyu murenge yabwiye TV na Radio One uko Obedi inzego zibanze ku bufatanye n'iz'umutekano zahise zimufata zimushyikiriza urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB ngo ubu arimo arakurikiranwa ndetse ngo banamufatanye telefone y'uwo munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yari amaze kumwambura. Umuntu nyine rumva cyagaragaye nuko twasanze telefone ari uwo muhungu uyifite bikekwa ko ari nawe washoboye gutuma avunika. Ingingo ya 234 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange iteganya ko umuntu wese ukubita cyangwa ugira urugomo urwo ari rwo rwose, umwe mu bagize inteko ishinga amategeko, ugize guverinoma, ushinzwe umutekano cyangwa undi muyobozi, mu gihe uwo muyobozi akora umurimo ashinzwe cyangwa bikaba ariho biturutseho abakoze icyaha, umuntu ubihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5. Iyo gukubita byateye ibikomere, igihano kiba igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitageze ku myaka 7. Iyo urugomo rwakozwe byagambiriwe cyangwa byateguwe cyangwa byategewe igico, igihano kiba igifungo kirenze imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10. Iyo urwo rugomo rwakozwe rugamije kwica, igihano kiba igifungo cya burundu. Daniel Dushimumuremyi mu karere ka Ngororero. Daniel, ariko rero njye hari ikintu ariko bagitifu abantu basigaye babazeye. Oya, ibi bintu rero biteye n'isoni. Uyu mwana ngira ninze ko wumvise ko ari umwana wa hariya z'igitifu. Yaramuzi nyine. Ariko kuko abantu bamwe biki. Reba gutinyuka uvuga ngo ugiye kwiba gitifu. Warangiza ukanamucakaza niko babivuga. Ako na komanda baramwiba. Oya, ariko apana kuvuga ngo uzajye kwiba komanda ujye kumukubita. Umuvuna ukuguru. Komanda. Ntacyo uzagenda umuvuna ukuguru nta kibazo. Basigaye bamwiba. Ariko se babiretse. Mujya mukinisha ibintu. Buriya nturebira nkoho komanda bafite. Cyane cyane kariya kantu. Gato kariya kamasotera. Buriya mbere na mbere kagomba kubanza kumusekiriza kugira ngo agire security nawe aguhe security. Igisambo kizasara kikamera nk'imbwa igiye guhiga inzovu, kikavuga ngo kigiye kwiba komanda cyangwa dipisi, kizasige mu rugo cyatumije na sirikeye kuko azahita gishyira kwanza. Reka nkubwire, icyo gisambo kiba n'icyicanyi. Utinyuka umuntu dushinzwe abayobozi nk'abo ngabo ba gitifu ari ku rwego rwa gitifu, ugatinyuka ukajya gufata gitifu ukakubita umutego ukaniga ugafata ku ngoto. Nuko akavideo nkabuze nkuhere kuri mu gitifu bari bashyize ko abanyakiriba. Ariko ibi nabyo no gukabya kandi yagiye gusenya, yarimo ahirikana ibitafari wenyine, ahirika ibitafari, ahirika abagore bari gufata ko se wowe uzasenya uzageza ryari abantu baramwatatse sasa. Ndavuga se ugitifu ajya muri biriya bikorwa ntabwo azi ko hari force yakwitabaza kandi kamuherekeza niba ari mukuri. Oya, gitifu niba agiye akazi nk'akarese nabo ugomba kubikora. Afite district support organ ariyo daso, sibyo? Niwe ubwe warimo guhirika gitifu. Ubwe uwo ntanyibutsa wa wundi w'Ikarongi wahagazaga ajya atera ibuye mu isoko ngo abantu bajye mu nama. Twumba yari wakagara akajya ateramo amabuye n'imijugujugu ati ni nama. Oya, tuve muri ibyo, wenda ibyo tubireke, ariko hano ndababaye cyane. Reka mpamagare Daniel wenda. Sinzi niba ariko kugeza no munsi wa none ntekereza ko umuntu akwiriye guhanwa ariko bimwe byanyabyo, kuko icyambere ibyanyabyo ariko mamuvuga ni birenze amategeko. Oya, icyambere hano afite ibyaha byinshi nubwo hari ibyo atavuze. Atesheje gitifu agaciro mu baturage bobora. Icyo nacyo si icyaha buriya. Gutesha umuyobozi agaciro mu baturage, gutuma umuyobozi atabaza. Ariko ari akavideo nari kubona kakanshimisha. Uriya mu mama ni imfura pe, wamushyize mu mugongo akagenda amuhetse ngo ku rutugu. Urase kumwegamiza gutya agenda amurandaze no kumuheka. Ninde utabaza? Ni gitifu. Ikibazo nuko reba urutoki yamunigiye muko rumeze. Ko se w'igitifu abana cya gisambo ari bukirukangane wenyine mu murima mu mashyamba epfo mu ntoki. Reka mbaze Daniel ashobora kuba afite inkuru zitagiye. Ariko urasekekisha. Byasekije kameme. Uziko yari kwiyahura. Byonyine kuba igisambo cyatinyutse gitifu. Gitifu agomba guhita yihagarara akabwira ribo igakurikirana telefone ye nta kintu. Bafite ukuntu bazikuriye bazitakinga. Niba arimo amabanga y'akazi se. Amabanga se yari kuyifungura nta password zibamo.
wese ko wavugije induru ukirukankaho igihe Hakurya ibintu gikwiba byabaye ya telefone byari yawe hagaze rero numva ubivuga ariko ayo makuru ntabwo njya amenya igihe biri hakurya niyo nanatabaza njye ntabwo ndi gitifu njye si n'umuyobozi w'uruhe rwego cecekera uri mu ndege mu modoka yewe reka tukureke ubwo uri mu modoka utamena amabanga bose ku karubanda se byose urashaka tukuvugisha uri mu modoka ndakeka ntacyo bitwaye n'ubundi muri live kuri radiyo none se waruzi ko turi he ese tukubaze kuri uyu mugitifu wavunwa akaguru n'igisambo okay twihuse cyane wa Gatumba iki gisambo ni umwana wa hariya bazi bose nawe yari asanzwe azi igitifu cyangwa wenda ntiyari amusobanukiwe yaramuzi neza wumvaga abaturage bavuga ngo umuhungu wa hariya none se gitifu aramusobanukiwe ashobora kuba ari umuhungu wa hariya ariko atazi igitifu yaramuzi yamwibye abizi ko yamwibye abizi neza ko yibye gitifu yamusanze yarasohotse hanze ahantu hari habaye ibirori hari n'abandi baturage amucapuza telefone ku gutwi gitifu yarimo ayivugiraho yari arimo arayivugiraho abaturage baravuga bati twumvaga wajyana ibibazo by'abaturage arimo arakemura kuri telefone none iki gisambo amushikuza telefone gifite n'ibyaha byinshi harimo no kubuza gitifu gukora akazi ntitukamenye ko yamukurikiye gitifu rero bamwe ubwo ni mu kagari ka Cyome mu murenge wa Gatumba n'undi mu karere ka Ngororero gitifu yitwa Tuyishime Dieudonne hanyuma abaturage rero abagore batatu nibo bamugezeho bwa mbere ngo bagiye kumva bumva umuntu uri gutaka ariko abagore n'abana beza nibo bageze bwa mbere kumva ya Yesu ubu nibo bageze bwa mbere ni nabo bageze kuri gitifu hari nimugoroba ijoro nko mu masaa moya umugore umwe aravuga ati nazanye itoroshi icyo gihugu cyitwa Obedi ndagifata nukavuga Obedi ambabara ubwo ni umuhungu ntabwo ari igihungu ariko cyari kigize igihungu ushatse wabivuga gutyo ubwo se urumva nize gitifu akiri umuhungu cyari igihungu twumvise umuntu asaka turamubaza ati urinde wowe uri gutaka ni gitifu w'umurenge binavuga nk'umuntu bari kuniga turaza twiruka ubwo abahageze bwa mbere ni abagore batatu Obedi urumva Obedi kuko basanzwe bamuzi nyine ni umuturage w'aho ngaho n'umwana w'aho ngaho ubwo arabacika ariruka ariko ubundi se bari kumufata bakamuheza ariko bari no kumufata ariko ngo cyaramwishikanuze cya Obedi kiraguruka kiragenda na telefone ya gitifu kirayitwara telefone yarayitwaye ndetse inzego z'umutekano zijya no kumufata ngo zarayimusanganye akiyifite abitse telefone ya gitifu gusobanura impamvu ubitse telefone y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge hanyuma se akabazo k'amatsiko yego ubwo akimara gushikanuza gitifu telefone yarirutse bamusanze abo bagore nk'uko babisoba we yamushikuje telefone ariruka gitifu aramukurikira gitifu nawe amwirukankaho mukurikiye rero bagera ahantu mu rutoki ariko hari n'ingo nyinshi nubwo ari mu rutoki urutoki uvuga ni ruriya mbona ruriya rw'insina nk'eshatu ziriya ruri muri rwona hariya ugashyira hasi nyine aranima abaturage bumva ari gutabaza atatu abo bagore rero babiri no bari bari mu ngo ziri hafi aho batatu nako nibo bahise bihutira kujya gutabara asanga ni igitifu umurenge nk'uko yabivugaga aba bagore bakwiriye kubashyira rwose mu irondo ry'umwuga bakajya baryunganira kuko bari seriyeze cyane na bamwe aya ni Kayonza bajyaga bafatira ijambo ni Kayonza ubwo rero igihari urumva Obedi kugeza ubu njye ntabwo ndamenya niba yarayimwatse agamije kumwiba cyangwa se hari ibindi bapfaga cyangwa se hari yarakekaga ko hari amakuru iriho wenda ashaka gutwara kuzimiza
ibyo byose nibyo bishobora kugena ibyo yakurikiranwa. yewe niko Yego. reka tukureke ujye gutara n'andi hanyuma rero ngewe nta kintu navuga kuri ibintu bya gitifu ariko izi nsoresore zimwe na zimwe zimaze kugira akamenyero k'indengakamere pe urumva ariko uyu nguyu sasa araza kubera abandi urugero usibye na gitifu n'undi uwo ari we wese ntiwemerewe kumuniga. hari umuntu hano uri kumbwira abameya ngo bagiye bakubitirwa mu tubari ntabwo mbavuze ariko se akabazo k'amatsiko ati gitifu rero gusenya inzu wenyine ibyo mbifata nko kwikururira ibyago. oya hari ibintu rimwe na rimwe gitifu nawe agomba kugira amakenga. urajya ahantu nk'aho ngaho hari risike zo kuba wahohoterwa usize inzego z'umutekano niba ari igikorwa ukora ukaba ukizi ko cyubahiriza itegeko wajyanye inzego nyubahiriza tegeko. izo nzego ni izihe? harimo daso harimo polisi maze turebe uzaza kukuniga polisi ihari